wowe tumushime Vanessa, ndagukunda kandi nanone ndagukunda, nzagukunda ibihe byose kandi nkweguriye ibyanjye byose. I love you. Njyewe tumushime Vanessa, nkambitse impeta nk'ikimenyetso cy'urukundo, bihamirije imbere y'Imana n'imbere y'itorero n'imbere y'ababyeyi n'imiryango yombi, nkwemerera kuzagukunda iteka ryose kandi nkakubera ikiraro kikugeza mu bwami bw'ijuru. Ntabwo nzifuza abandi bagabo kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu. Yesu azabimfashemo. Wa munsi wageze, wa munsi wageze, akira umwenda wihanagure amarira. Wa munsi wageze. Ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo n'imiryango yacu, nemeye ko uyu tumushime Vanessa ambera umugore nkingiwe n'itorero. Nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana, mukunda, murinda, mukuyakuya, mumara umubabaro, dukize, dukennye, tubyaye, tutabyaye, arwaye, ari muzima. Ntabwo nzifuza abandi bagore kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu. Yesu azabimfashemo. Nicyo gituma azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata. Ubwo usiga se na nyina ninde? Mare, wiseka niko bimeze. Kuvuga hari ibintu, hari imyumvire ya kera, ngo nagiye gushaka umugore, ngo yagiye kuzana umugore, ngo yasubiye iwabo. Uwagombye gusubira iwabo byakomeye yagombye kuba ari umugabo, kuko Bibiliya niba twemera ibyanditswemo imbwira ko azasiga se na nyina akaza akabana n'umugore we akaramata. Iri jambo rishatse kuvuga iki? Iri jambo rishatse kuvuga ko Bosco ntabwo gusiga se na nyina, c'est pas abandonner, ntabwo ari kurejeta no kutera umugongo burundu. Ariko Bibiliya irambwira hano ngo we Bosco wari usanzwe ufite ukubaho, ubana n'ababyeyi, ubana na bashiki bawe, hari abo wajya ukorera uturimo ufasha kwishyurira amashuri, kugurira imyambaro, wajya kwigurira urukweto ukabaza sister tese urabona rwambera iyi shati yambera, babantu wajyaga babantu bawe, ese ko mfite miliyoni kuri konte nyiguremo moto, nyihe umumotari, nyihe cyangwa se nyaguremo ikibanza. Mbese kwa kundi wajyaga weho wumva ibyawe, hari abandi bantu babigenga, bamwe Bibiliya hano bita so na nyoko. Ariko genda arenga so na nyoko ngere no kuri bashiki bawe, babandi bafasha ubuzima bwawe, baguhangayikiraga, bakamenya Bosco yariye koko, yatashye ryari ko tutamuherutse nta makuru ye, kuki asigaye ataha bwije. Mbese Bibiliya iravuga ngo Vanessa kinjira mu buzima bwawe uyu munsi,
ibyo bintu birimuka ubyimukane ubizanire Vanessa, ubizanire Vanessa. Muzi umugabo wabwiye umugore ngo ntazi guteka neza nka nyina. Kwanza wowe nta nubwo uzi guteka neza nka mama. Mama yakaranze indagara z'indundi, udushyimbo mama yatetse. Wowe kwanza wowe ubundi urinda nawe ngo watetse. Oya, nyoko nashaka abe yaratekaga neza te, cyangwa abashiki bawe. Uyu munsi umugore mwiza uzi guteka neza agiye kuba nde? Niba mubyumva cyane muhereze Imana amashyi menshi cyane. Nukuvuga niba hari n'ubushaka gufasha, murumva baramukazi ba Vanessa baranga, niba ukeneye ko Bosco akomeza akakugurira agakanzu, akakugurira agakweto, nyura inzira ijya kwa Bosco ubu iraca hehe? Ni kwa Vanessa. Nushaka kunyura inzira wari umenyereye, bizapfa, bizangirika. Ababyeyi namwe, ubu Bosco yabaye mukuru mu buzima bwe, haje undi muntu mukuru Vanessa ugomba kumenya uko ibintu bigenzwa. Ni ukuvuga rero, niba hari n'inama ushaka gutanga kwa Bosco, gerageza unyure neza kwa Vanessa, nibwo zizumvikana. Hanyuma iyo bavuze Bibiliya ikavuga ngo nicyo gituma siga se na nyina, ubarabasize nimubaha akanya bubake. Wishaka kumenya ngo ese ubundi buriya umushahara wabo bawukoresha iki? Ese ubundi kuki bahisemo kujya kubaka ku Ruyenzi batubatse Rusororo? Ubundi kuki bahisemo kubanza imodoka ntibabanze? Mbese murabyumva? Gushaka kubayoboreramo. Uru rugo rufite abayobozi babonetse. Imana ishimwe. Nike yaba mwaje gushyigikira ko abasize, nimubaho umwanya bubake. Nimubaho umwanya nabo bigeragereze. Namwe mwayikoze ibyanyu kandi byagenze neza, murababyara. Reka dusome Abefeso ibice 5. Kaduhere ku murongo wa 22. Natinze kuri Bosco cyane, kangaruke kuri Vanessa. Bagore, mugandukira abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we, nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero, ari naryo mubiri we, ni nawe mukiza waryo. Ariko nk'uko itorero rigandukira Kristo, aba ariko abagore bagandukira abagabo babo muri bingahe? Muri byose. Muri byose. Vanessa, Bibiliya irakubwira ko ukwiriye kugandukira Bosco nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero. Bosco ni umutwe w'urugo, ni umutwe wawe. Ibi turabivuga dushingiye ku ijambo ry'Imana ko Bosco abaye umutwe, nawe ubaye umutima. Kandi umutwe n'umutima nibyo bigize umuntu.
umutwe ntiwashobora gukora umutima udahari, kandi umutima ntiwashobora gukora umutwe udahari. Rero wowe Bibiliya iravuga ngo urasabwa kuganduka ukamwumvira, kandi nkuko itorero rigandukira Kristo, niko umugore akwiriye kugandukira umutware we muri byose. Umugore akwiriye kugandukira umutware, akwiriye kumwubaha. Ese bishatse kuvuga iki? Kubaha binajyanye n'igihe tugezemo. Ntabwo Bosco ni umusirimu, ndabizi cyane. Ni umusirimu atandukanye na ba bantu twajyaga twumva, ariko tubazi mu bantu bafite imico y'abantu batanazi Imana, batigeze kumenya Imana. Ariko mwebwe ubwo mwahisemo kubaha Imana, ubukwe bwanyu mukaba mwahisemo ko buba ubukwe bw'abana b'Imana, bukabera mu rusengero. Amasezerano yanyu mukayakorera imbere y'Imana, imbere y'imiryango n'imbere y'itorero. Ni byiza yuko tunamenya ko hariho n'ihame ryo kuzuzanya. Uko akugandukira, uko akumvira, burya kenshi biterwa n'icyo. Burya ntiwashaka gusarura aho utabibye. Urabiba urukundo, nibyo tuza kubona kuri uyu murongo wa 25. Ho haratubwira ngo bagabo mukunde abagore banyu nkuko Kristo yakunze itorero akaryitangira ngo aryeze, amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye. Ni ukuvuga wabanje kumukunda, kandi wabanje no kumwitaho. Uramukunze, umwitayeho. Bibiliya iranambwira, haragera ikambwira iyo ukomeje hepfo ko ufite n'inshingano zo kumurinda, ukamuproteja. Ufite inshingano zo kumuproteja. Ni ukuvuga ngo uyu munsi mu nshingano ufite harimo kumwambika, harimo kumugaburira. Bibiliya hano irabivuga, ukamukuyakuya, ukunda umubiri we, yawugaburira, yawukuyakuya, yawambika, yawusiga. Ibyo nibyo wamukorera. Kabone nubwo Vanessa yabakorera amafaranga menshi kukurusha, nagiye mbibona aho abagore ashobora kuba ari we winjiza menshi mu rugo, ariko kubera ko umugore yize neza, yigishijwe n'ababyeyi, yigishwa n'Imana, yigishwa n'ijambo ry'Imana, batoya umugabo n'umutware wanjye. Umugabo n'umutware akamuhesha agaciro, akamuhesha agaciro. Ntube wa mugore uzifuza ko inyenyeri yawe imurika. Abagore, umugore n'umugabo mu rugo mbafata nk'ukwezi n'izuba. Izuba rifite amasaha yaryo n'inshingano zaryo n'igihe cyaryo, rigacana. Abantu bakavuga bati ni igihe cy'izuba, tukaba tukizi. Ni igihe cy'umugabo, ni ijambo ry'umugabo. Biriya byagomba gukorwa n'umugabo, si byo se? Ariko igihe kikagera nawe ugaha umwanya ukwezi nako kukamurika. Kwezi rero murika mu gihe cyawe, umenye ko hari za limite, hari ibyo niyo waba ukorera menshi, wishaka ko bamenya ko ari we mugabo mu rugo, ko ari wowe. Byahindutse intuzi. Wishaka ko abantu bose bamenya yuko ari we ubikora byose. Iyaranje umuhesha ishema mu bandi bagabo. Ese birumvikana? Iyaranje. Sinzi uko uzabikora, Imana izabikwigisha. Niba umurusha kwinjiza menshi, kora ku buryo abantu batazajya bavuga ngo tugiye kwa Imakire. Mbabare niba hari Imakire wo mu kirori uri hano. Ruriya rugo ruhinduke kwa Imakire, kandi Imakire abana na Claude. Amen. Bakwiye kuvuga ngo ni kwa Imakire na Claude basi. Ariko iyo yashatse kumurika cyane,
kugeza ubwo arenga imbago z'ukwezi akagera no mu nshingano za zuba, nawe akavuga ati ubundi se reka nabyo mbikore. Oya, jya ushakisha ukuntu bimenyekana ko muri urwo rugo hari izuba. Kandi ndabwira abambwira n'abandi baraha mwese mwubatse, gerageza, kuko ishema rye niryo shema ryawe, ryagaruka rikaba ishema ryawe. Ufite rero inshingano, uko yaba ari kose rero, na rwa rwego yaba arimo rwose, ufite inshingano zo kumuproteja, ku buryo ikintu cyaza gihiga Vanessa mu rugo uhita witambika ukavuga toya muramugeraho mwandangije. Ukabanza ukitambika ukavuga murashaka ndi Vanessa? Oya, ndahari, ndi Bosco, ndi umugabo we, mumbwire icyo mumushakira. Oya, niwe dushaka, turashaka kubonana nawe. Oya, muramugeraho ntakiriho. Uzabishobora. Tuzavuga ati niba ari Vanessa, okay, ndabona amenye aho aba yagiye tuba turi kumwe. Oya, bombi ngo babiki umubiri, nubwo mutajyanye mu buryo bugaragara n'amaso, ariko mu buryo bw'ijambo ry'Imana. Imana mukimara gushyingiranwa muri umwe. Niyo mpamvu ushobora gukosa mutari kumwe, nubwo atamenya ikosa wakoze neza, ariko umutima wo murajyana, muba mwajyanye. Nubwo amaso yasigaye, ariko umutima mwagendanye, uzamubwira ko hari bitagenda neza. Barize, bagize umwanya wo kwigishwa, baganiriye n'abapasitori, kandi impuguro zikwiriye zose barazibonye. Reka nsoreze kuri iri jambo ry'Imana dusanga mu Itangiriro ibice 24. Ngiye gusoma uyu murongo usoza wa 67. Yaranditse ngo Isaka azana Rebeka mu ihema rya nyina Sara, aramurongora, aba umugore we, aramukundwakaza. Isaka ashira umubabaro wa nyina yapfushije. Imana yacu nishimwe. Mwahisemo kubana kuko wabonaga ko Vanessa ari we wakuremera ibyishimo by'ubuzima byuzuye. Kandi Vanessa nawe mu basore benshi aguhitamo kuko yabonaga ko ari we wenyine wakuzuza umunezero we. Ndagira ngo nitaye ku mateka y'ubuzima bwanyu, ibyaba byarakubabaje mu buzima, ibyaba byaragushenguye umutima Bosco, ndagira ngo Vanessa ahindukire akurebe, mubwira aya magambo. Isaka yagize agahinda kubwo kubura nyina wari waramubyaye akuze, ari mu zabukuru. Hanyuma nyina apfuye, agira umubabaro mwinshi cyane. Ariko noneho muri icyo gihe arongora Rebeka. Bibiliya irambwira ngo Isaka aramukundwakaza. Rebeka nawe arangije amubara umubabaro wa nyina yapfushije. Uzamubara umubabaro, uzamare Bosco umubabaro. Yego Vanessa? Bosco, uzakundwakaze Vanessa kugeza ku rwego azibagirwa imibabaro yose y'ubuzima yahuriye muri iyi si. Mutangirane ubuzima bw'umunezero, mumarane umubabaro mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Ndagira ngo rero
muri aka kanya tugiye kwinjira mu wundi mwanya wo kumva indahiro zabo. Tugiye kubasaba bahaguruke, hanyuma twinjire mu mwanya wo kumva indahiro zabo. Muhaguruke. Ngiye kubanza kubabaza ikibazo muza gusubiza, buri umwe ndakimubaza mu mazina ye, hanyuma aragisubiza avuga ko abyemera, cyangwa se niwumva hari ibyo utemera uvuga uti simbyemera. Ngiye guhera ku mugabo. Igisubizo kiraza kuba ndabyemera cyangwa simbyemera. Imbere y'Imana izi umutima wawe, ndakubaza wowe Bosco Nshuti, ko wemera kujyana n'uyu Vanessa tumushime ngo akubere umugore wawe bwite, ushyingiwe n'itorero, kuzajya umwitaho uhereye none no mu gihe kizaza, mu byago no mu munezero, mu bukire no mu bukene, mu gihe ari muzima cyangwa arwaye, mu gihe azaba abyaye cyangwa atabyaye, uzamukunda umukuyakuye nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, muzabana utamurutisha abandi bagore, ubyemereye imbere y'Imana n'imbere y'itorero ryayo n'imiryango yayo ndetse nanjye ubashyingiye? Ndabyemeye. Arabyemeye. Komera Imana mu mashyi. Ndabaza nanone, tugiye kuri Vanessa. Imbere y'Imana izi umutima wawe, ndakubaza wowe tumushime Vanessa, ko wemeye kujyana n'uyu Bosco Nshuti ngo akubere umugabo wawe bwite, ushyingiwe n'itorero, ko uzajya umwitaho uhereye none no mu gihe kizaza, mu byago no mu munezero, mu bukire no mu bukene, mu gihe ari muzima cyangwa arwaye, mu gihe azaba abyaye cyangwa atabyaye, uzamukunda umukuyakuye nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, muzabana utamurutisha abandi bagabo, ubyemereye imbere y'Imana n'imbere y'itorero ryayo n'imiryango yanyu ndetse nanjye ubashyingiye? Ndabyemeye. Arabyemeye. Ikomera Imana mu mashyi menshi menshi menshi. Kandi ababyeyi munyemerere, muzajya munezerwa, mujye mutanga impundu kuko biba binejeje cyane. Ndagira ngo noneho twumve indahiro zanyu, ariko kugira ngo tuze kumva indahiro Vanessa tumureba neza, ndagira ngo nsabe Bosco atwereke Vanessa, hanyuma indahiro agiye kurahirira imbere y'itorero n'imbere y'Imana n'imbere y'imiryango ayirahire
twese tumureba neza. Abaririmbyi mu gihe bikorwa mwazamura akantu kagagorasi ko gushima. Wa munsi wageze, wa munsi wageze, akira umwenda wihanagure amarira. Wa munsi wageze, wa munsi wageze, akira umwenda wihanagure Akoze cyane. Noneho rero turagira ngo twakire indahiro zanyu. Urarambura ikiganza cy'iburyo, hanyuma Vanessa aragufasha mikoro, hanyuma tugezeho iyo ndahiro. Rambura ikiganza cy'iburyo. Njyewe NSHUTI Bosco ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo n'imiryango yacu, nemeye ko uyu tumushime Vanessa ambera umugore nkingiwe n'itorero. Nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana, mukunda, murinda, mukuyakuya, mumara umubabaro, dukize, dukennye, tubyaye, tutabyaye, arwaye, ari muzima. Ntabwo nzifuza abandi bagore kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu. Yesu azabimfashemo. Amen, amen, amen. Njyewe tumushime Vanessa ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo n'imiryango yacu, nemeye uyu NSHUTI Bosco ambera umugabo nshingiwe n'itorero. Nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana, mugandukira, murinda, mukuyakuya, mumara umubabaro, dukize, dukennye, tubyaye, tutabyaye, arwaye, ari muzima. Ntabwo nzifuza abandi bagabo kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu. Yesu azabimfashemo. Amen, 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 amen. Amen. Ndagira ngo abafite impeta zabo bazizane, hanyuma ndagira ngo muzizamure, muzerekane. Impeta nk'uko mubireba kandi nk'uko twese benshi bari aha tubizi uko impeta z'abashakanye ziba zikoze, ni impeta iba iteranye ku rwego udashobora kubona itandukaniro cyangwa iteranirizo ryayo, ndetse tukabiheraho tuvuga ngo nk'uko urukundo rwanyu uyu munsi muhamije muri aya masezerano ko mutifuza kuzatandukana, uko iyo mpeta imeze ari nako urukundo rwanyu ruzahora rufatanye, umutima wa Bosco ufatanye n'uwa Vanessa, nta gutandukana. Kandi impeta ubundi ntawe uyiyambika, ntawe uyiyambika. Impeta umuntu ayambikwa n'umuntu kandi bikaba bifite igisobanuro. Uhaye impeta hari ubutware, ubumuhaye ubutware, hari pouvoir wari ufite, uba wikuyeho ukamuha, sibyo? Ku buryo umuntu umusanganye impeta yawe ahita avuga ati uyu muntu ni uwa naka, nawe ubwe ntakigenga.
birumvikana neza. Niyo mpamvu impeta Vanessa agiye kwambara ariyo ugiye kumwambika. Uraza kuyivugiraho amagambo, hari ayo twateguye ari hariya ushobora gusoma, ariko konzi ko Imana yashyize muri wowe impano. Amen. Ndabizi ko Imana yamuhaye ubwenge, ishyira no mu mpano, ishyira n'impano muri we y'ubuhanzi. Uyu munsi ushobora gusiga twese abari aha ngaha tugahita dutangira gukosora ibyo twari twaranditse, tukabisubiramo tuti dushingiye ku byo Bosco yavuze ku itariki 19 tugiye guhindura mu gihe cyo kwambikana impeta bazajya bavuga batya. Umwanya n'uwanyu. Fata mikoro, ufata urutoki rwa kabiri ibumoso uvuye ku gahera, hanyuma umwambika impeta, umubwira amagambo uko usanzwe uyoborwa n'Umwuka Wera, nuba kuyobore kandi azakomeza kuyobore. Yesu ashimwe. Iyo mikoro yimwegereze neza ku buryo adahengama rwose. Mwitonde, mwipozisiyone neza, anakubona uko akureba mu maso. Ndizera mumeze neza. Voilà. Wowe tumushime Vanessa, ndagukunda kandi nanone ndagukunda, nzagukunda ibihe byose kandi nkweguriye ibyanjye byose. I love you. Katwumve Vanessa. Uriya iyo ufite umuntu uzi kuvuga amagambo meza, nawe witoza kuzajya nawe umubwira amagambo meza, kubera ko iyo mpano buriya nawe iraza kukuzaho tu. Njyewe tumushime Vanessa, hambitse impeta nk'ikimenyetso cy'urukundo, bihamirije imbere y'Imana n'imbere y'itorero n'imbere y'ababyeyi n'imiryango yombi, nkwemerera kuzagukunda iteka ryose kandi nkakubera ikiraro kikugeza mu bwami bw'ijuru. Ariko murumva Bosco ukuntu afite umugisha. Fondasiyo ni urutare ni Kristo, hanyuma ku nyanja ikiraro naho cyo kirahari ni Vanessa. Itike yo kujya mu ijuru ni garanti. Amen. Mwongere mumfashe dushimira Imana, tuyikorere ubwatsi. Tugiye kubasabira umugisha. Ndasaba abashumba bari hano mwese munyegere, muze hafi twegera abageni, hanyuma bapfukame tubasengere, tubasabire umugisha w'Imana. Abapastori turi kumwe hano muze hano, hanyuma ba marene ndasaba mwese abaje kubashyigikira muhaguruke, tugiye kubasengera tubasabire umugisha w'Imana. Sabe mwese muhaguruke hanyuma tubasengere. Reka saba umushumba wa paruwasi ya Gasave asenga Imana. Mana data mu izina rya Yesu, Mana nziza, Imana ikiranuka, Imana itanga kado nziza, Imana yatanze ababyeyi, Mana waduhaye abakobwa ukaduheza abahungu muri iyi miryango, ukabarera ukabagejeje kuri uyu munsi w'ibirori byabo, wabiteguye nk'Imana, wabigiyemo nk'Imana. Uyu ni umunsi mukuru wa mwene data mushiki wacu bateranye, ariwo bateranije natwe nk'abagaragu bawe,
tubatuyeho umugisha w'amagana amaza, tubatuyeho umugisha uva ku Uwiteka Imana, tubatuyeho umugisha uva i Siyoni, tubatuyeho umugisha mu mbuto zo mu nda zabo, tubatuyeho umugisha mu byo bashaka byose, tubatuyeho umugisha mu bwenge bwabo, tubatuyeho umugisha ku rugo rutangiye uyu munsi. Uzababere Imana muri byose, bazabona ukuboko kwawe iminsi yose, bazabona gutabarwa mu gihe gikwiriye. Uri Imana ibasha kubakira abantu uko wubakiye abambere, abana buzakomeze kubakira. Uzubasura mu mafurani munsi uko wasuraga Adamu na Eva, abari kuzaza basura iminsi yose. Bosco na Vanessa tubashyize mu biganza byawe, uko wemeye kubahura ukomeze kubaka uyu muryango, uwo muryango w'icyitegererezo, uwo muryango w'umugisha, uzaba umuryango abandi bazaza baza kwigiraho. Imibanire myiza wubatse kuri Kristo Yesu, wabere urufatiro ruzima, wabere fondasiyo nzima. Turazi kuko umuryango ntabwo Satani azayishimira umuryango, ariko turawushinganishije, tuwushyize mu kuboko kwawe Uwiteka Imana, tuwushyize mu biganza byawe. Iminsi yose yo kubaho kwabo bazabona Imana iminsi yose, uko babyutse babona Imana, uko bagenda babona Imana, bwije babona Imana, mu gitondo babona Imana. Uzabera umutabazi mu gihe gikwiriye. Turagushimiye Imana kubyumvishije. Uzabaheze kubyara, uzabaheze kororoka, uzabaheze gutunga. Imigisha bazifuza yose y'uburyo bwose tuyibatiyeho nk'ababyeyi, tuyibatiyeho nk'abagaragu bawe, tuyibatiyeho nk'itorero. Kandi watubwiye kuko ibyo tuzatura nawe uzabishyigikira, abari kubishyigikira mu izina rya Kristo Yesu. Turagushima kubyemeye kandi kubikoze, niko tugusaba tukwinginga mu izina rya Yesu umukiza wacu. Amen. Amen. uhagarariye umukobwa aze hano ndetse n'uhagarariye umusore baze nabo bashyira umukono muri iki gitabo cy'ishyingiro.
itorero ADPR ryabageneye certificat yishimwe ko mwitwaye neza. Muhaguruke muri mukiriye abasore n'inkumi, icyiciro mwari murimo mwakitwayemo neza, niyo mpamvu ryabageneye iyi certificat yishimwe kugira ngo muyitahane mu rugo rwanyu n'abana banyu. Igihe bazaba bamaze kugira akenge muzababwire muti dore bana bacu, twe mu gihe cyacu twabaye abakristo, twitwara neza, dushyingirwa n'itorero riduha n'ishimwe, riduha n'icyemeza yuko twashyingiwe naryo. Rero nimuyakire kuko mwarayikoreye. Ijambo ry'Imana ububasha mpabwa n'itorero rya Pentecote mu Rwanda ADPR. Ndahamya ko uhereye none inshuti Bosco abaye umugabo wa Tumushime Vanessa, kandi ndahamya yuko Tumushime Vanessa abaye umugore wa NSHUTI Bosco. Imana yafatanije akagira umuntu ugitandukanya. Amina. Reka n'ubundi sabe Bosco na Vanessa batambuke begera hano tubashyikirize inkunga itorero rya ADPR ryashimye ko iyi nkunga y'umunsi w'ubukwe bazajya bayitwerera abageni bakoze ubukwe. Ntabwo ari ituro ry'urusengero, ahubwo ni inkunga y'aba bageni. Kugira
juru mwese muryo juru